dusengera hariya Kacyiru, ariko iyo abana ari bakuru hari igihe akenshi batamenya abana, ariko abo twana twebwe turabamenya kuko baba baduhora imbere kenshi, tukumva message zabo nyinshi ariko tutaziranye. Mu 2010 nari ndimo nsoza amashuri yisumbuye, arambwira ati umuhungu wanjye ndashaka yuko dufatanya umurimo w'Imana. Ndabwira ni papa wanjye kureba iri muto nk'abandi bakora ari yanyari y'abantu bakuze koko urabona nzabishobora gute? Ngomba si ibintu nzashyikira atuzabishobora. Ngatanga impamvu, amafaranga, mugira imyenda myinshi, mugira amakostime, mugira korari ni y'abantu bakize, ntago twe rwose babana twakwisangamo. Atoya ikibazo si amafaranga, ahubwo ikibazo ni umutima ukunze umurimo w'Imana. Wowe nuza Imana izaguha n'amafaranga. Igihe yabimbwiraga ubwo nahise njya mu ishuri ngira ngo nkomeze icyiciro cya mbere cya kaminuza, nabwo arambwira ati ariko wigutaha ndabizi uzageza muri korari, nta mafaranga tuzagusaba, twebwe turashaka wowe. Muzehe numva ndavuga kuki ntajya mu muryango w'abantu banyifuza, kubera iki ntagenda ngamfasha ababyeyi. Nibwiraga ko nzi kuririmba kuko narimbaga muri secondaire nkumva nyine ubwo ndabizi, ariko ubwo najyaga muri repetition inshuro ya mbere yahitaga nkanda ku rutugu ngari kurirukankana urukwavu nk'uhiga inkware wirukanka ujyayo, ntago ari uko baririmba agenda gakeya. Kenga taha numva mbawe, ariko uyu niwe wanzanye none utangiye kunca intege. Muzehe ataha ejo muri repetition undi munsi wa jeudi nkagaruka muri repetition nkarepeta na courage, numva nyine n'umuntu ugifite amashagaga ya gisore atari kurirukanswa niki wagiye gakeya. Muzehe akaza kumenya hari sinamenyaga umuntu amubwiye yuko byambabaje byane yambwiraga ko byankomerekeje. Nakoraga murimo wo gucuruza amavaze n'indabo, rero yategaga bisi twacuruzaga ari hafi hari icyapa bita kuri TV1, yagatega bisi akazagera kuri ya mavaze ngumva aramamagaye ngo urehe ko ngeze ku kazi kawe ngo tujyane muri repetition. Nkabwira nkibuka muzehe ukuntu yanambwiye ukuntu ngo ndirimba nkwirukankana urukwavu, nkumva nyine ariko sinzi impamvu arimo kumamagara. Ndabwira ni ntago mara ariko ndaza muri repetition, simubure ngiye kugenda gakeya kaduhurireyo. Hagira rimwe na rimwe akamfatisha nyine tukazamukana, ubundi nyine agasanga nagiye. Ariko ikintu naje kumusomamo cyatumye mukunda cyane, yari umuntu witaga ku gihe, yafuhiraga igihe ku buryo niyo bagwaga gahunda yo gusenga ahitagaza kubwira ngo hari isengesho ryo kurya, hari n'isengesho ryo kuryama, hari n'isengesho rya rusange. Nimba twagoye gusengera gahunda riri soza iteraniro, ntago ugomba gusenga amasengesho ngo nk'ayabagombozi, tujye usenga witaye no ku masaha. Rimwe na rimwe ngumva ni igitugu, ariko ribundi ngo nyuma maze gukura nyine ngo nagiye mbona ko gahunda nayo ari ngombwa mu buzima. Ikindi kintu namwigiyeho mwarimu, yari umuyobozi ariko udashaka kwifatira ibyemezo nkawe wenyine, ahubwo agaca mu bandi bantu akazajya baza ariko iki kintu ariko ndi kugitekereza uri kucyumva gute. Mwamara kuba nk'abantu nk'icumi yumva koko muri gushyigikira igitekerezo cye, akaba ari bwaranse igitekerezo cye muri rusange. Ibyo bintu nge nari meze nka Petero nyine bicyanzagamo nahitaga nerutoki nkahita nyivuga, ariko we ntago ariko yari ameze. Yarabanzaga nyine akatunyuramo, nimba ari nk'ibintu bitagera muri korari akaza akambaza ngumva yabajije undi, noneho namenyaga ko yabajije benshi ari uko numvisha abandi nabo babiganiraho, nkagira ngo ninjye yabazaga njye nyine, kumbe n'abandi yabanje kubabaza. Ako kantu rero nkamwigiraho kuko mbere yo gufata decision yabanzaga kumva amakuru avuye ahantu henshi kugira ngo abone gufata umwanzuro. Byari ishyaka ryiza. Ikindi nabonye uyu mubyeyi yari afite ishyaka ryo kudutoza, ubwo urumva uko yashaka yambuzaga kurimba nirukanka nyine nk'uwirukankana urukwavu, byageraga nanjye noneho nkagira ipfunwe ngumva sinshaka kwirekura. Ahubwo noneho bikarangira twaba twasohotse nk'ahantu nkabona afashe mikrofone agahita yimereza ngo n'uri buririmba uyu munsi. Avuga ariko muzehe warumva afite ikihe cyizere azi n'ukuntu nirukankana urukwavu. Twataha kabwira ati numva tuzagenda ubimenya, humura ntugire ubwoba, ugahoro gahoro urabyicuye umunsi ariko bwa kabiri uzabishobora. Muzehe rero muri imyaka 13 twari tumaranye mu murimo, navuga ni yabaye uwafonze korara abatwara mucyo ntiyayirekura. Iyo twajyaga gutegura gahunda z'ibitaramo, mwari Mazariya niyo bahitaga tubwira ibyo murimo kurepeta sibyo,
agahita bisoza. Kandi none ikindi kintu namukundiraga, iyo yabaga ari buze muri repetition yahageraga mbere. Ubwo nimba atazindutse ubwo ntiyazaga, niyo yari kritereye, aho kugira ngo akererwe mu bintu yabyihorera. We yabaga nyambere tukaza tubamusanga nkibaza igihe muzehe hagereye, nyine ngavuga nti nuko ari umusaza buriya nyine nta kindi cyo kimutega mu nzira aba yabiteguye. Ariko cyari ikintu cyitegerezo najyaga mureberaho, twarimbanaga mu ijwi rya besi. Uyu mubyeyi ikintu nababwira ababyeyi muri aha mutoza abana ibyiza, najyaga mbona Kome yicara hasi arwana n'inanga acurangira abatwaramucyo, yambaye amadarubindi manini cyane, ukabona n'umuntu se Kome ibintu yabimenye gute. Kumbe papa yaramufashe nyine inganzo yarayimuha akaba ari we ubikora. Kugeza uyu munsi Mwarimu Azariya yaratarava muri korari kuva yayishinga. Mwarimu Azariya nta wundi mutoza nigeze mbona uretse Azariya na Kome badufashaga. Ubwo nimba mwarimu ataje muri gahunda ya Kome, nimba ari kunanga, mwarimu yabaga ari imbere yacu atubwira ni gutya geste muri buzikore, nimba ushaka kugenda usobanya n'abandi agahita gukura wakagushyira ku ruhande, ariko ukabona nta rundi rwango afite pe, ukabona afite ishyaka ryo kugira ngo ibintu bigende neza. Icyo nayo mbivugira ababyeyi, dutoza abana bacu ibyiza hakiri kare, bazahenda basaza no batarava muri iyo nzira. Kome ubwo twari tumaze twagiraga umutoza ariko akaza ari nk'uje kunganira Kome. Kome nawe buriya afite karite ze nka Kome nyine. Iyo yabonaga haje undi muntu yasaga nk'ubivuyemo bya bindi, reka mbe ndeba ukuntu bimeze biriya bintu, ngiye n'ubundi ndabizi ibyanjye ko muzabingarurira se. Babandi bakaza koko twamara kurangiza iyo audio bakigendera Kome akagaruka mu rugo rwe. Nkabona urukundo bakunze umuryango wakorara abatwaramucyo. Ni ukuri tubuze intwari, ariko intwari iratabarutse. Tuzi neza ko mu gitondo cy'umuzuko umubyeyi tuzongera tukamubona. Twebwe tugihumeka dufite amahirwe yo kuba twatunganya ibidatunganye byo mu mibereho yacu, kuko muzehe imirimo myiza yakoze sinavuga iby'abajiya, namwe murabizi yari umujiya tujuru. Ibintu byose yatekerezaga yabikoraga kijiya, ibyo kubona umusore ukururuka ntiyajyaga bikunda. None igihe cye kiratambutse, tuzahora tumwibuka. Bibabaza umuremyi wawe, nyamara aracyakurinze, kuko agufitiye umugambi. Abakobwa beza bitonaga bari barinze ubwari bw'abami. Natwe rero dufite ibyiringiro yuko abacu basinziriye bazongera bakabaho, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo ahirwa bapfa bapfira hehe? Mu mwami, ngo baruhuke imirimo n'imihati yabo. Icyo twagushimira Imana nuko abavandimwe bacu, inshuti zacu ziba zarasinziriye, ziba ziruhutse. Iyi si turimo ni isi iteye ingorane zikomeye, iteza ibibazo, itugora, ituremerera, turwaje, turwaye, ariko umuntu akagira igihe Imana ikabona ko ari byiza. Buri mwana Imana iduhitiramo gupfa nyuma y'icyaha. Icyaha kimaze kuza mu isi, nk'uko twabibonye mu itangira igice cya mbere, twabonye Imana irema. Mu gice cya kabiri itwereka Imana yubakira ababyeyi bacu ba mbere. Tugeze mu gice cya gatatu tubona Imana abantu bagira gute? Bayicumuraho. Adamu na Eva banyuranya n'amategeko y'Imana, bazanira isi umuvumo, urupfu ruza rutyo. Ndetse tubona Abeli umukiranutsi wa mbere yicwa n'umuvandimwe we Gahini, agira gute? Aramwica, arapfa. Ababyeyi kuko bari bazi ko bari babonye umuntu ari bwo bwa mbere babonye umuntu apfa, ngo bakomeje kumushyigashyiga, baramufata ku bibero byabo, kugeza ubwo yashengukiye mu ntoki, babona ko umuntu atakiriho, ahubwo yagize ate? Yapfuye. Ntabwo rero iyo umuntu apfuye hari ahandi aba yimukiye, nta kindi gihugu aba yagiyemo, ahubwo Bibiliya iravuga ngo abasinziriye. Kandi usinziriye tuba dufite ibyiringiro ko azagira gute? Azakanguka. Icyaha rero cyatuzaniye urupfu. Dukwiye kwanga icyaha urunuka, nk'uko tubibona mu gitabo cy'umubwiriza, ngo abazima bazi ko bazapfa, ariko bapfuye bo ntacyo bagize gute? Ntacyo bazi.
muri uyu mugoroba rero turi ahangaha kubwo gufata mu mugongo umuryango wa mwarimu Azariya no kubakomeza no kubihanganisha, ariko icyo tuzi cyo ni uko abapfuye bizeye bazagira gute? Bazazuka. Ibyo nibyo byiringiro, niyo magambo yo kubakomeza no kubihanganisha tubabwira yuko mugenzi wacu twabanye mu murimo igihe kinini, ko igihe kizagera ubwo Kristo azagaruka, nk'uko tubisoma mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 avuga ngo impanda izavuga koko, ngo abasinziriye bagire gute? Bazuke, ngo bazaba bakiriho bahindurwe mu kanya gato basanganira umwami wabo hehe? Mu kirere. Yesu agiye kuza. Gusa icyo dukwiye kuzirikana kuri uyu mugoroba nk'abateraniye aha ni uko dukwiye kwitandukanya n'icyaha. Icyaha cyatuzaniye urupfu. Isi yarahindanye, isi irimo imibabaro myinshi, ariko byanditswe bitwereka, Mwuka w'Ubuhanuzi uvuga yuko Bibiliya n'Umwuka w'Ubuhanuzi havuga yuko isi kiva mu maboko ya Rurema ngo yari isi nziza cyane, ndetse n'Imana ngo yarebye ibyo yaremye byose iravuga iti ni byiza, irabyishimira, irabinezererwa. N'uyu munsi tubona agasigisigi k'iby'Imana yaremye, ariko ibyinshi byarononekaye ku bw'icyaha. Niyo mpamvu dukwiye kwanga icyaha urunuka, tukirinda umubi, tukitwaza intwaro zose z'Imana kugira ngo tuneshe umwanzi uturwanya atsindwe mu izina rya Yesu. Tugomeze komatana na Yesu. Urukundo rw'Imana ruratangaje. Tekereza Yesu umwami wacu ubwo yabumbabumbaga umuntu wa mbere Adamu, kandi mu nama y'agakiza ubwo Imana Data, Imana Umwana n'Umwuka Wera bavuga bati tureme umuntu, habonetse inzitizi, basanga umuntu ko azagira gute? Azacumura. Yesu aravuga ati nzagira gute? Nzamucungura. Ariko uwo muntu yaremye, yabumbabumbye mu mukungugu wo hasi, niwe muntu wamubambye ku musaraba, niwe wamuteye icumu mu rubavu, kandi kuko Imana izi byose kuva mu itangira kujya mu iherezo ryabyo, yarazi icyo umuntu azamukorera. Ariko Yesu abirenga hagira gute? Aramurema, kandi azi yuko ari we mwambika ikamba ry'amahwa, akamubamba ku musaraba, akamucira amacandwe, akamushinyagurira. Ariko dushima Imana ko Yesu yazutse. Nibyo byiringiro dufite. Ahari yaza kuba yaraheranwe n'urupfu, nta byiringiro uyu munsi tuba dufite, ariko dufite ibyiringiro ko Yesu yagize gute? Yesu yarazutse. Ariko Imana yakunze abari mu isi, itanga umwana wayo kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Dukwiye kugira kwizera, dukwiye komatana n'Umukiza, dukwiye gufata iya mbere turwanya icyaha mu bugingo bwacu, kuko icyaha cyadutandukanije n'Imana. Ariko Imana yirengagiza byose, irema umuntu izi ko azacumura, amaze gucumura iramucungura. Amena. maze umuntu amaze gucungurwa abonerwa ubugingo bw'iteka ryose. Ubu rero dufite ibyiringiro muri Yesu Kristo. Yesu ubwo agiye kuzagaruka azaza tujyane iwe mu ijuru, ngo aho ari natwe ariho tuzagira gute? Ariho tuzaba. Ibyahishuriwe igice cya 21 hatwereka iby'ijuru rishya n'isi nshya. Aho havuga yuko Imana izahanagura amarira ku maso yacu, ngo kandi ntihazabaho kurira ukundi, no gutaka, no kuboroga, kuko ibya mbere bigize gute? Bishize. Reka duhange amaso kuri Yesu.
abavandimwe bacu babuze uyu musaza bakundaga, umubyeyi wabo, umutware w'umuryango, bihanganye bidatinze Yesu agiye kuza atuvane muri iyi miruho n'imihati yo mu isi, maze tuzibanire mu bwami bwo mu ijuru. Ibyo nibyo nsaba Imana namwe mbasabira, kugira ngo uko duteraniye aha Imana yo mu ijuru idushoboze, itwambike imbaraga, kugira ngo Kristo niyerekanwa tuzerekananwe nawe, tuzahera ko tujyananwe nawe mu ijuru. Nibyo nsaba Imana nawe mbasabira mu izina rya Yesu. Kiri bato twumvaga bavuga ku isi yaciza gira iherezo, tukabifata nk'aho ari imikino, none dore ngawe dushiriyeho, turabyemezwa n'ibyo twibonera, biteye agahinda bitabagaho, uko byahanuwe biraboneka, ugishidikanya yirebera isi, namwe nimwirebera ubutaka bwararumye, isambu yanze imyumbati, insina zaracitse, abantu baratubye ntabwo bagikura, usanga hari umugabo upima ibiro 20 cyangwa se ijigija itarenze ibiro 15, abamera impara bakira abana bato, abantu benshi ntibagira isoni, barambara ubusa bakigendera, ntibakemera uwabagira inama, n'abashizi b'isoni ntiwavuga, kandi benshi ntibagira imbabazi, bacaho barwana ntibabakize, ubu abantu ntibanyamwigendaho, ubu umuntu nukubaga kifasha, nimwitegereze ubugome busigaye, ibyihebe byo mu isi bitagira impuhwe, abana biciwabo nabo bakicana, nanone mwibuke n'iby'94 n'abakobwa babyara bakabajugunya, ngo barashaka gukomeza kuba inkumi. Nimureba amahanga arapfa ubusa, rubanda rugufi rukarengana, mwibaze na bimwe bisetsa unami, ushidikanya some Bibiliya, hamwe inzara irimwe iravugiriza, amadini yadutse y'ibinyoma, abantu bavuye mu byo bizera, bati ibintu byose byararangiye. Impanuka ni nyinshi mu bihe turimo, izibera mu mazi cyangwa ku butaka, murebe n'ibirwara bitagira ingano, haje Sugar Daddy na Sugar Mami, hari n'abapfubuzi, nimwumve iryo shano, ibyo byose birerekana aho isi igeze, ubukungu bw'isi bwarahungabanye, dore amafaranga yataye agaciro, umuntu arajyana uruboho ku isoko, agacyura ihaho ry'inica n'ikize, imishahara ntigihaza abakozi, hirya no hino byabaye ibibazo, abantu bigomeka ku butegetsi, imyigaragambyo yabaye urudaca, abagabo bashyingirwa abandi bagabo,
abagore bashyingirwa abandi bagore bagasezerana bagakora ibirori. Ibyo binyuranye n'ubushake bw'Imana. Mwibuke iby'i Sodomu ndetse na Gomora, byamaze gukabya Imana iraharimbura. Dore ubwenge koko bwaragwiriye, none isi yabaye umudugudu umwe. Iragerageza gushyira hamwe ngo irebe uko yagabanya ibibazo. Ifaranga rimwe riranugwanugwa, kandi kigezweho n'amashyirahamwe. Dusigaje kumva ifirimbi ya nyuma, tugahatirwa kuruhuka umunsi umwe. Ibihe biruhije ubu twabigezemo, abantu barasinzirira aho bicaye, barara biga byose ngo isi itabasiga. Abakiri abakene bose bararushye, nta n'umwe worohewe, bose bararira kuko badashyikira ibyo bararikiye. Ari hafi umwami agiye kuza. Yesu nashimwe. Dukomeje kubanezererwa cyane umuryango wa Ntinyuka Azariya. Bigaragara ko rwose utaheranwe n'agahinda, kuko dufite abagabo b'intwari, dufite abagore b'intwari, dufite abakobwa b'intwari n'abasore b'intwari baba babukereye kuri uyu mugoroba kugira ngo baze kudufata mu mugongo. Imana izabibukire. Itangazo nje kubabwira niryo narimvuze ku batari bahari mu ryumvireho. Umunsi w'igitaramo urakomeje nanone, n'ejo tuzongera dutaramira ahangaha, no ku isabato, no kuwa mbere w'isabato, no kuwa kabiri w'isabato, kuwa gatatu nibwo tuzajya gushyingura. Abanshimira abantu bazinduka bakadutegurira. Hari abasore nabonye hariya bambaye amafurari b'abajiya, Imana ibamugisha. Abitanga bose, ugira icyakora wese, urambura akaboko ke wese, Imana izabimwibukire. Abiri ibyuya byinshi cyane kandi bivanze n'amaraso, nicyo cyatumye avuga ati iki gikombe data kindenge. Bibuka ushaka abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya. Abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya. Bakanguwe ntibakanguka, ntibamenya neza yuko mu mibabaro ye ariho dukirizwa, imibyimba ye ariyo yadukirishije. Tuzamubona umucunguzi, tuzamubona
zishashagirana zikayangana zirabagirana haleluya haleluya tuzamubona umucunguzi tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana haleluya haleluya nicyo Yesu yishyizeho nubwo yari umuziranenge nzaririmba umusaraba tuzabana n'umukiza iwe mu ijuru abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya bakanguwe ntibakanguka ntibamenya neza yuko mu mibabaro ye ariho dukirizwa imitima ye ariyo yadukirishije tuzamubona umucunguzi tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana haleluya haleluya tuzamubona umucunguzi tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana haleluya haleluya amategeko umwami yawusatuyemo injira hera gitambo cy'intama n'ihene giherugo gisezererwa tubonye Yesu abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya abigishwa be ntibabashije kubana nawe akanya gatoya bakanguwe ntibakanguka ntibamenya neza yuko mu mibabaro ye ariho dukirizwa imibyimba ye ariyo yadukirishije tuzamubona umucunguzi tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana haleluya haleluya
tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana. Haleluya, haleluya. Tuzamubona umucunguzi, tuzamubona n'inkovu ze zishashagirana zikayangana zirabagirana. Haleluya, haleluya. Bageze mu rugendo turimo rugiye kurangira, iyi ndirimbo y'amarira igiye guhinduka indirimbo y'ibyishimo. Uwo twategereje vuba aha dore agiye kwima ingoma ye, twibereho mu bwami bwe buzira iherezo. Impande izavuga ibituro bikinguka, abapfuye bizeye bazuka, duhoberane n'abacu nabo twari twaratandukanijwe n'isi mbi. Tuzogoga ikirere dusanganire Yesu umwami w'abami ku bicu, dusezere kuri iyi si tuturabeho wasiwe. Turenze ikirere dukandagiye muri Edeni twanyazwe, dusoroma imbuto dukinagira ku nyanja y'ibirahure. Yesu ati nimuze mwese abo data yahaye umugisha, muri ako bwami bw'abatunganirijwe. Abera twese tuzi kubita imbere y'umukiza wacu, tuti kuzi icyubahiro n'ubwami n'ibibi byawe ibihe byose. Udukijije amaboko y'umwanzi waduhigaga kenshi, gaho ruganza uri uwo gushimwa. Ducurangira nziza z'akataraboneka, abera twese turirimba indirimbo nziza yabanesheje. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa. Ducurangira nziza z'akataraboneka, abera twese turirimba indirimbo nziza yabanesheje. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa, wo gushimwa. Impande izavuga ibituro bikinguka, abapfuye bizeye bazuka, duhoberane n'abacu nabo twari twaratandukanijwe n'isi mbi. Twebwe tuzogoga ikirere dusanganire Yesu umwami w'abami ku bicu, dusezere kuri iyi si tuturabeho wasiwe. Ducurangira nziza z'akataraboneka, abera twese turirimba indirimbo nziza yabanesheje. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa. Ducurangira nziza z'akataraboneka, abera twese turirimba indirimbo nziza yabanesheje. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa. Tuturerurerurera mana y'icyubahiro, gaho ruganza uri uwo gushimwa, wo gushimwa.
kuraba aho umubyeyi atazarira umwana yabyaye, aho inshuti zatanye zizongera guhurira, bizaba ari umunezero utigeze kubaho. Tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. tuzahurirayo maze dutumuruho. aho tuzarama iteka nta rupfu nta kurira, aho tuzaba amahoro nta kubuza imitima, aho tuzabona Imana na Yesu wadukunze, bizaba ari umunezero utigeze kubaho. tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. twese tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. twese tuzahurirayo maze dutumuruho. tuzagira umunezero nitugera mu ijuru, ahataba impagarara nta gahinda n'ishavu, tuzaramukanya n'inshuti zacu twatandukanye, mbega umunsi mwiza cyane utigeze kubaho. tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. twese tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurira n'inshuti zacu ku nkengero ya rwa ruzi. twese tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho, tuzahurirayo maze dutumuruho. abahanga barabizi, ijoro
kagahe kagufi kumwijima uteye ubwoba iyo bakabonye bahita bamenya ko bukeye iyi si yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya iyi si yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya wawurinda utabireba ibibera kuri iyi si imibabaro itigeze kubaho mu mateka y'isi ibuka n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba isi yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya isi yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya Kristo yavuze ati nimubireba muzamenye ko gisohoye igihe kiberuka y'isi ufite amatwi niyumve iby'umwuka w'Imana avuga isi yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya isi yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye z'umusaraba mugiye gucya isi yacu turiho bavandimwe igeze muri ako gahe k'icuraburindi n'agahe kagufi ariko gateye ubwoba nimukenyere nshuti z'umusaraba mugiye gucya